Amahoro ya Nyagasani abane nawe ahantu hose uherereye ku isi hose, waba urimo uranyumvira mu Rwanda, waba urimo uranyumvira ku yindi migabane igiye itandukanye, ibihugu by'abaturanyi, haba mu Burundi cyangwa se muri Congo no mu bihugu nyine bimaze iminsi bitavuga rumwe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndakubwira ngo ubane n'amahoro ya Nyagasani cyangwa se ibyishimo bya Nyagasani n'umugisha we ukomeze kukugendera ahantu hose uri. Icyo mbwira rero ni ukanda subscribe kuri channel kugira ngo ujye ukomeza urebe amakuru abarimo aragenda atradinga cyangwa se arimo aragenda aca ibintu hano hanze, yaba politike cyangwa se imyidagaduro muri rusange, kugira ngo wumve ahantu rwose isi iba igeze. Ubwira ngo rero ni kakanya tuba tugarutse ku makuru arimo aragenda atradinga ahangaha y'ibyamamare. Uyu munsi rero ni kuri Aisha ndetse na nyakubahwa Kagame, umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda atunemera cyane. Ni inkuru ngezeho rero cyangwa se inkuru indi munsi w'amakuru ku rubuga rwa X cyangwa se urubuga rwihariye rwa Aisha Inkindi, ndetse ndeba nani muri amawudiyo, numva namwe mu mawudiyo munyihanganira bajemo akantu gato ko kwibeshya. Aisha yagiye avuga arimo arasaba ikintu cyangwa se inkunga ikomeye cyane perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariwe nyine P Kagame. Bidatinze rero nawe yaje kumusubiza. Ese ni igiki Aisha, uyu mukobwa w'umunyarwenya cyangwa se w'umukinnyi wa sinema mu Rwanda, yabaye asaba P cyangwa se perezida Kagame? Usobanukirwa rero ni ugukanda subscribe kuri ino YouTube channel kugira ngo ujye kumenya urebe amakuru. Tugiye kumva inkuru irambuye ndetse tunasome izi nkuru ndetse twumve n'ayo ma audio Inkindi yagiye asharinga cyangwa se ahereza perezida Kagame kugira ngo abe yamufasha nyine kumuha iyo nkunga, ndetse turaza kumva n'igisubizo nyakubahwa yamusubije muri rusange. Tudatinze cyane rero, reka dutangire turambure nyine mu nkuru zirambuye. Ni mukobwa Inkindi Aisha, murabizi ni umunyarwenya ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ugenda ukomeza ukorana n'abantu benshi umunsi ku wundi, ndetse nyine muri sinema bigaragara ko nyine amaze kugira izina rikomeye cyane ku buryo kumukoresha nta gihombo kirimo. Murabizi ko akina muri filime nyinshi cyane, harimo izo kuri Kiramani My Heart, harimo izo kuri Kiramani zitandukanye, Kiramani Comedy, Aisha Comedy, Nyakso Comedy, Mitsutsu Comedy, n'izindi agenda agaragaramo. Urumva ko ni izina rikomeye cyane Inkindi Aisha. Inkindi Aisha rero yamenyekanye mu mwaka wa 2022 ubwo yatangiye gukina na Nyakso. Nyakso icyo gihe yari muri Afrimax contract bafitanye itararangira, nibwo Inkindi Aisha yamenyekanye ubwo yigaga civil engineering. Ubu ni umwenjeniyeri ukomeye cyane, nabyo yagiye abigarukaho avuga ko ari umwe mu bakobwa bashoboye cyane, usibye ko yakina sinema afite n'ibindi bintu ashoboye cyangwa se izindi nshingano yaba yakwitaho mu gihugu kandi ibintu bikagenda neza cyane. Inkindi Aisha rero yabaye ajya ku rubuga rwe rwa Instagram cyangwa se Twitter na Facebook page yiwe, yandika amagambo agira uti: nongeye kugusuhuza mubyeyi w'igihugu cyacu, nongeye kugusuhuza se w'imfubyi z'igihugu cyawe, cyangwa se ufata abanyarwanda bakennye akaba yabakura mu bukene akabaha ibyo gukora. Nongeye kugushimira cyangwa se kugusuhuza wowe utanga amahoro mu gihugu cyacu ndetse n'umutuzo ugaturisha n'abanyarwanda bafite imitima ikomeretse, ukabasha kumvisha ko ibintu byose bigenda neza. Nongeye kugushimira bitewe n'ahantu wakuye igihugu ndetse n'umuryango wanjye wari urimo, ukaba wafata igihugu cyari gifite amacakubiri, harimo ibintu by'imyiryane cyangwa se itandukanwa abanyarwanda bari barahuye naryo, ukaba wasenya ugafata ahubwo ukabubaka neza mu mitima yabo, ukaba wabaha umutuzo. Nongeye kugusuhuza nanagushimira kubera ibikorwa byiza wakoze. Ariko bamwe mu rubyiruko nyine tugenda duhura na bimwe mu bibazo, cyane ibijyanye nyine n'imikorere, ugasanga nyine nk'umuntu kubera ko aba yarakoze nk'ikintu, urugero itangaho urugero nkanjye nubatse izina muri sinema ndabizi, ariko kugira ngo uzagende ubona ahandi hantu ikindi kintu ukora nyine wari umuntu wazi muri sinema, bazi gukora mu bindi bikorwa nyine utukana, warakaye nyine abantu ngo baragenda bakagufatamo muri iyo sura. Kandi nyine si uko biba bimeze, nyine akaba ari akazi kugira ngo umuntu ashake ubuzima cyangwa se arebe ko bwacya kabiri. Ariko nyakubahwa perezida, ikintu cya mbere ngusabye
nuko washyigikira nyine sinema muri rusange ndetse ugafasha na bamwe mu bantu nyine dukina sinema, kuko hari imbogamizi nyinshi tugenda duhura nazo, ugasanga nyine bamwe mu bakobwa nanjye ndimwo bamwe twabuze akandi kazi nyine k'ibintu tuba twarigiye, abandi nyine twabuze ibyiringiro mu bantu, nta jambo, ugasanga harimwe muri sosiyete cyangwa se muri guverinoma, ugasanga harimo nyine akazi tutahabwa kubera ko abantu baba bazi ko turi indisipurine cyangwa se ibintu tuba dukina no mu buzima busanzwe tuba tubikora, nyamara si byo. Ntabwo ko bimeze, kubera ko ikintu tugaragaje biterwa nyine na role cyangwa se na script wanditse iyo video cyangwa se iyo filime tugiye gukina aba yanditse, akaba yashizeho nyine n'umukinnyi uzaza cyangwa se umwagiteri uzaza kwakitinga muri iyo role, bigatuma rero n'abantu bagira ukundi kuntu bagufata kutari kwihatinya ko nk'ubu ngubu ndi umunjeniyeri. Ikintu cya mbere nsaba mu gihugu ni uko ahantu hose nyine hazajya haboneka hamwe na hamwe, kuko ntabwo ahantu hose ngo nahakorera rimwe haboneka ibiraka byo kubaka cyangwa se byo kugira igikorwa runaka cyakubakwa, nanjye najya mwapiganira isoko abantu batandebye nyine muri ya sura yo gukina muri filime. Ikindi cya kabiri, abakinnyi ba filime duhura nazo tuba turi abasitari, tubona n'amafaranga atari menshi cyane ariko atari na make, ariko cyane cyane abakobwa nyine dukunda kubura abagabo, kubera ko ngaho nyine abantu baba bakubona nyine nk'ikintu gishinze bakagira ngo ariko uteye, nyamara ntago ariko uteye. Ikintu rero ngusaba gikomeye cyane ni uko wazatuvuganira ukavuga ko abantu nyine bakina sinema bagaragaza cyangwa se batanga ibyishimo ku bantu bose, kugira ngo abantu babone ibyo bareba, warakaye aseke, ubu ufite agahinda yishimye cyangwa se ari guherwa n'icyo kintu arimo arareba, avuga ko akomeza nyine asobanura ko ibintu bakina ataba babikomeje mu buzima busanzwe, ashaka gukina nyine ari umugome muri sinema, ariko mu buzima busanzwe nyine afite umutima mwiza cyangwa se ari mukunda abantu. Rero Aisha yagumye asaba ko yazavuganira nyine abakinnyi ba filime muri rusange ndetse cyangwa se abantu bakora showbiz muri rusange, kuko nyine baba bafite imbogamizi nyinshi cyane zo kwikumwa n'abantu cyangwa se ufa bafatwa n'abantu uko batari, ariko kuko nyakubahwa afite ijambo cyane cyane nyine mu gihugu, kuvuga ko n'abakinnyi bakora akazi kadasanzwe bakaba bakwisanzurwaho n'abandi bantu benshi, cyangwa se abantu bakabafata nk'uko bafata abandi, ko nta kintu kiba kirenzeho cyangwa se kiba kidasanzwe baba bakora kibogamye. Murakoze cyane.